Ubuzima ni urugendo rwuzuyemo ibyo tuzi n'ibyo tutazi. Tubayeho mu gihe cyacu, isi yacu tuyisobanukiwe mu bumenyi, impamvu ndetse n'uburambe bw'ibyo tunyuramo. Ariko se bigenda bite nyuma yo guhumeka umwuka wacu wa nyuma? Buretse gatoya, ntabwo ngiye kugusubiza iki kibazo kuko nta muntu n'umwe wigeze agaruka kutubwira uko biba bimeze. Ndetse iki ni ikibazo ikiremwa muntu kimaze igihe kinini cyane kibaza mu binyejana byinshi cyane. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe amagambo abantu b'ibyamamare bakundaga kuvuga ko nta Mana ibaho, nta Satani ibaho ndetse nta n'iby'imyuka bibaho, babita aba atheist. Bavuze ubwo haburaga gatoya cyane ngo umwuka wa nyuma ubashiremo bave hano ku isi. Ikibazo kimwe wasigara wibaza muri aka kanya ni ese ako kanya bagiye gushiramo umwuka bahise bahindura imyizerere? Reka nkwibutse ko ijambo atheist bisobanura umuntu utizera Imana cyangwa se ibindi biremwa by'imyuka. Ni umuntu wemera ko nta Mana ibaho cyangwa udafite imyemerere ishingiye ku iyobokamana. Niba ugeze ahangaha wowe kanda kuri subscribe kugira ngo buri kiganiro nzajya nshyiraho umunsi ku munsi kijye kikugeraho neza cyane. Amazina yanjye ni Ancestor Ignace nk'uko bisanzwe. Umugabo witwa Kayizari Borgia, uyu mugabo yabaye karidinali muri Kiliziya Gatolika afite imyaka mike cyane, ariko yaje kwegura kugira ngo yigire mu ntambara za gisirikare. Uyu mugabo yavutse mu mwaka w'1475 i Roma mu Butaliyani. Ni umwana wa Papa Alexandre wa gatandatu. Nyuma yo kwegura ku bukaridinali, Borgia yahise aba umusirikare w'umugome cyane, aho azwiho kuba yari umwicanyi ruharwa. Ndetse papa we Papa Alexandre wa gatandatu akaba yaramufashije kwiba no guhuguza ubutaka bwinshi akoresheje izina yari afite nka papa. Uyu mugabo afatwa nk'ikimenyetso cy'ubutubuzi muri politike ndetse n'ubugambanyi. Imyizerere imwe n'imwe ivuga ko uyu mugabo yakoze ibyaha byinshi cyane by'ubwicanyi nubwo nta bimenyetso bigaragara. Nyuma y'urupfu rwa papa we mu mwaka w'1503, Borgia yabuze imbaraga ku banzi be bari barimo na Papa Julius wa kabiri wahise amwigarika. Zimwe mu mpamvu zifatwa nko kuba uyu mugabo ataremeraga Imana nyuma yo kuva ku bukaridinali akajya kuba umwicanyi w'umusirikare, harimo kuba yarakoreshaga Kiliziya Gatolika n'iyobokamana mu mpamvu za gisirikare na politike kurusha kuyikoresha mu myemerere. Papa we ntabwo yari azwiho ibintu bya ruswa, ariko we yungukiraga muri ruswa cyane, ndetse yabayeho ubuzima bw'intambara n'ubunyamwigendaho nta cyubahiro yahaga iyobokamana. Amagambo ya nyuma uyu mugabo Kayizari Borgia yaravuze ati: ubwo nari nkiri muzima niteguye buri kintu cyose kibaho havuyemo urupfu. None aka kanya ngomba gupfa, ngiye gupfa, ndetse ntabwo niteguye gupfa. Uyu mugabo yitwa Sir Thomas Scott. Uyu mugabo yari chancellor w'Ubwongereza. Nubwo nta makuru menshi amuvugaho, ariko bamwe bavuga ko yari umwe mu nteko ishinga amategeko y'Ubwongereza. Abandi bakavuga ko yari umucamanza mu mpera z'ikinyejana cya 16 n'intangiriro z'ikinyejana cya 17. Uyu mugabo abonye ko agiye gupfa yahamagaye umupadiri wahoraga amuhumuriza kugira ngo amuvugishe. Amagambo ya nyuma uyu mugabo yavuze ubwo umwuka wari hafi kumushiramo yaravuze ati: kugeza aka kanya natekerezaga ko nta Mana ibaho cyangwa se ukuzimu, ariko aka kanya ndabizi kandi ndi kwiyumvamo ko byombi bibaho, ndetse aka kanya bindangiriyeho kubera ko ngiye kubona ubutabera bwisumba byose. Uyu mugabo yitwaga Voltaire, ndetse yavutse yitwa François Marie Arouet. Yari umwanditsi w'umufaransa, umufilozofe, umuhanga mu mateka. Akaba azwi cyane kubera imyumvire ye yo kurwanya idini ryateye imbere cyane mu gihe cye no kurwanya idini Gatolika, ndetse no kwerekana ukwishyira ukizana mu bitekerezo no mu myemerere. Nubwo atari we wenyine wavugaga ko atemera idini, atemera n'Imana, yagaragaje guhangana gukomeye n'imyumvire ishingiye ku madini, avuga ko bigomba kwitabwaho abantu bagakoresha ubwenge no kubaza ibibazo ku buyobozi bw'amadini. Voltaire kandi afite ibitabo bizwi cyane nka Candide, Letters on England na Philosophical Dictionary. Yibanze ku biganiro bigamije gushidikanya ku bijyanye n'idini n'imyemerere, ndetse yumvaga ko ubukristo na Kiliziya Gatolika byuzuyemo za ruswa cyane. Amagambo ye ya nyuma mbere y'uko umwuka umushiramo yaravuze ati: ntereranwe n'Imana ndetse n'ikiremwa muntu. Yabwiye umuganga wamwitagaho witwa Dr. Fortune ati: ndaguha 1/2 cy'imitungo yanjye yose n'amafaranga yanjye yose nuramuka umpaye andi mezi 6 yo kubaho. Gusa ubwo umuganga yamusubizaga ko bidashoboka, uyu mugabo Voltaire yahise avuga ati: ubwo rero ngiye gupfa njye mu kuzimu. Umuganga we yaravuze
ati kuko yampaye amafaranga yose ari mu Burayi, n'ubundi iyo aba ari ibishoboka sinari kwemera kubona undi muntu utizera arimwo gupfa, ariko kumutabara ntabwo byashobokaga. Yaraye arira ijoro ryose atakamba. Uyu mugabo yitwaga David Hume, yari umufilozofi, akaba umushakashatsi ndetse n'umunyeshuri w'ubukungu n'umwanditsi uzwi cyane nk'umwe mu bantu b'ingenzi muri filozofiya y'Iburengerazuba, ndetse no mu kugira uruhare mu ntambara yo kuvumbura ukuri kwa nyako ku miterere y'isi n'imitekerereze y'abayituye. Uyu mugabo David azwi cyane kubera uburyo bwe bwo kwiyemeza gushyigikira ko ibitekerezo byose bishingiye kuko umuntu yiyumva, aho yarwanyije imyumvire myinshi cyane yari isanzweho ku bumenyi, idini n'imiterere y'umuntu, agashaka kubihindura agendeye ku myemerere ye bwite. Uyu mugabo Hume yarwanyije amadini cyane n'imyemerere y'iyobokamana, avuga ko nta mana ibaho, avuga ko abantu benshi bakurikiza imyemerere itandukanye kubera imyumvire yabo gusa, ariko nta gihamya ifata ikigaragaza ibyo bemera ko ari ukuri. Yavuze ko ibimenyetso bihari bitagaragaza neza ibijyanye n'ibintu bizwi n'idini, bituma atemera neza ibyerekeye Imana n'ibindi bijyanye n'imyemerere. Uyu mugabo yanditse ibitabo byinshi cyane birimo A Treatise of Human Nature, aho yasobanuye ko ubwenge bw'umuntu bushingiye ku byiyumvo no kugerageza, ndetse yanditse igitabo cyitwa An Inquiry Concerning Human Understanding, aho yagaragaje ukuntu ibyiyumvo bidufasha mu gusobanukirwa n'ukuri. Ku bijyanye n'ijambo rye rya nyuma, nubwo hari imvugo nyinshi zivuga ku magambo ye ya nyuma, gusa igihe yari ku mpera z'ubuzima bwe, Hume yari akomeje kubaza no gutekereza ku byerekeye imyemerere. Yaravuze ati, ndi mu muriro utazima. Ibyo yabivuze mu ijwi risakuza cyane, aho bivugwa ko ngo yagaragaye nk'uwataye umutwe cyane ako kanya. Uyu mugabo yitwa Sir Francis Newport. Uyu mugabo yarakuriye club y'abantu batemera Imana ndetse n'izindi mbaraga zose zibaho nk'imyuka. Amagambo ye ya nyuma yaravuze ati, ntabwo ukeneye kumbwira ko nta mana ibaho, kuko njyewe ndabizi ko ibaho, ndetse aka kanya ndi imbere yayo, cyangwa se ndiho kubera ko ibaho. Ntabwo ukeneye kumbwira ko nta kuzimu kubaho, kuko aka kanya ahubwo natangiye kwiyumva nk'uri kumanuka ngana mu kuzimu. Mwebwe ba masikini cyangwa se roho zikennye, muhagarike utwo tuganiro twanyu two kumbwira ko hakiri ibyiringiro kuri njyewe. Ndabizi ko ndi uwatakaye by'iteka ryose. Mbega umuriro! Uburibwe budashira by'iteka bwo mu kuzimu! Mbega ukuntu biteye agahinda ku kuba ngiye kuryama mu muriro utazima imyaka ibihumbi byinshi, ntawe mfite wo kuzimya umuriro ndimwo. Byose ari ukugira ngo ngure imbabazi z'Imana, hanyuma nzabone kujya kubana nayo. Ariko ibyo ni ibyifuzo bitazigera bishoboka na gatoya. Imyaka amamiliyoni n'amamiliyoni nzakomeza kubabara, ntacyo izamarira byibura ngo ingeze na hafi y'uburibwe nzaba ndi guhura nabwo mu muriro, habe n'isaha n'imwe basi. Iteka, iteka ni iteka. Mbega uburibwe budashira kandi bukomeye cyane bw'ukuzimu ngiye guhura nabwo. Uyu mugabo yitwaga Charles wa cyenda, yari umwami w'Abafaransa. Uyu mwami abishishikarijwe na mama we, yakoze ubwicanyi massacre bw'abahiginoti. Abahiginoti bari abantu bafite itsinda rinini cyane rishingiye ku iyobokamana ry'Abaprotesta, ariko baje gukorerwa ubwicanyi n'abamonaki b'Abagatolika babicira kubamara. Abarokotse bahungiye mu bihugu bindi birimo Ubwongereza, Ubuholandi n'Ubudage. Ubwo bwicanyi rero uyu mwami niwe wari watanze itegeko. Icyo gihe mu murwa mukuru honyine abantu 15,000 barishwe, ndetse n'abandi 10,000 mu bindi bice by'Ubufaransa. Aba bicwaga nta kindi baziraga uretse kwemera Kristo nk'umwami n'umukiza. Umwami Charles wa cyenda yaje gupfa arimo kwigaragura mu maraso yasohokaga mu mitsi ye. Amagambo ya nyuma yavuze umwuka urimo kumushiramo yayabwiraga umuganga wamwitagaho. Yaravuze ati, naba nsinziriye cyangwa se nkanuye, ndimo kubona abahiginote twishe bose bari kuntambuka imbere. Amaraso ari kumeneka abaturukamwo, aturuka mu bisebe byabo byasamye. Iyaba basi nari narababariye n'impinja zikivuka zari zikiri ku ibere rya ba nyina. Mbega amaraso! Aka kanya ntabwo nza hondi. Ese ibi byose bizarangira bite? Ese aka kanya nkora iki? Naratakaye by'iteka ryose, ndi kubibona ko nakoze nabi. Uyu mugabo yitwa Antoine Lavey. Uyu mugabo niwe wahimbye idini rya Satani mu mwaka w'1966, ndetse anandika na Bibiliya ya Satanisme.
yagize uruhare rukomeye cyane mu kurema satanizme igezweho muri iki gihe, aho yayigaragaje nk'ubucurabwenge bw'umuntu ku giti cye, kwimenya no kwiyitaho ndetse no gukora ibyo umuntu ashaka atagendeye ku bandi, no guharanira inyungu z'umuntu bwite. Avuga ko bitandukanye n'uko abantu babyumva, ko satanizme bisobanuye gusingiza Satani. Yazanye icyitwa Laveyani Satanizme, ni ishingiye ku kuvuga ko nta kintu cy'imyuka kibaho, ubwo nta Mana ibaho, nta Satani ibaho, nta n'ukuzimu kubaho, ahubwo ibintu byose biberaho abantu, kandi iyo umuntu apfuye biba birangiriye hano ku isi. Amagambo ya nyuma ye bivuga ko ngo yari arimo kwicuza kwinshi ku bijyanye n'inyigisho yazanye hano ku isi, ariko nta bimenyetso bifatika biyagaragaza. Icyakora ijambo rya nyuma yavuze mbere y'uko ashiramo umwuka wa nyuma yaravuze ati oh my, ese ni ibiki nakoze koko? Byanga byakunda hari amakosa nshobora kuba narakoze mu byo nakoze byose. Aba bantu bose mbere y'uko bahumeka umwuka wa nyuma bari bahuriye ku kintu kimwe gusa, bose bahurizaga ku kintu kivuga ko nta Mana ibaho. Ariko ubwo igihe cy'umwuka wa nyuma wabo wari ugeze, amagambo bavuze yagaragaje ko mu buryo bumwe cyangwa se ubundi bizera ko hari ikintu kiba byanga byakunda nyuma yo gupfa k'umuntu. Nta kindi nari ngamije nzana iyi video kirenze ku kuba nakugezaho ibihwanye n'ibyo nanditse ku mutwe w'iyi nkuru, kubera ko imyemerere ni ikintu twese tutarabonesha amaso ngo tumenye ukuri ari ukuhe. Gusa ntekereza ko umutima wawe ari wo nzira nziza y'amahitamo yawe. Njye ndi Ancestor Ignace, ngushimiye kuba wumvishe iki kiganiro, ndetse ntituzaborane no mu gikurikiyeho. Niba utarakanda kuri subscribe nayo uyikandeho, umpe n'igitekerezo mu gasanduku hasi kuri iki kiganiro ndetse n'ibyo wakongeraho. Ndagushimiye cyane.